twumvise inkuru itari nziza, twumvise inkuru mbi yaba yabereye aho ku musozi wa Kanyarira. Kuri ubu akaba ariho uherereye, turagira ngo utuvire muzi n'umuzingo utubwire byagenze bite. Nibyo koko nkuko ubimbajije Pascal n'abadukurikiye, ngira ngo koko ntabwo ari jye nyine uri gufata iyi nkuru, ngira ngo harimo n'abantu benshi bamaze kubibona ku maradiyo atandukanye cyangwa babyumvise cyangwa se banabihawe no ku ma WhatsApp. Hano Kanyarira habereye ikintu kitari cyiza, abantu bagera muri 3 bahasize ubuzima. Kandi noneho rero ni inkuru nanone navuga itari nziza. Ubwo n'ubu tuvugana harimo abantu barenze 80 bari mu buvumo, abantu bazi ku izina ryitwa urusesamanza. Ubu buvumo rero bushobora kuba bufite nk'ikilometero kimwe n'umwobo muremure m'imbere, ufitemo sare nini. Kandi noneho ntabwo hino yaho hari ubundi buvumo nanone byegeranye hagati y'umwobo n'undi uva mu buvumo ujya mu bundi, nanone naho nta metero zirenze 100 zirimo cyangwa se 200. Mbere y'uko ukomeza ihangane gato, mbere y'uko ukomeza, urusesamanza ni iki? Mu rusesamanza ni izina abarokore ngira ngo bahise bavuga ko iyo umuntu yahageraga agiye gusenga ngo imanza cyangwa se ibibazo ngo byaraseswaga bigasubirwamo noneho bigakemuka. Ubwo ni ko bahisemo kuyitirira hamwe muri ako gace. Ngira ngo mu Rwanda uzi byitwa urukiko sesamanza. Yego. Ngira ngo rero niryo zina bakopiye bazwitirira hano hantu hasengerwa. Ubu rero tuvugana harimo abantu bageze muri 80 duhawe n'amakuru n'abababonye binjira. Ngira ngo rero hari abantu bari kwicukurira amabuye y'agaciro hakurya gatoya ku wundi musozi. Hari n'abandi bantu bitwikiraga amakara nk'uko wagiye ubibona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Hano rero abo nibo batanze amakuru ko nta nubwo abantu binjiyemo uyu munsi, ariko inzego z'umutekano buzagusuye aha hantu harimo abantu. Ngira ngo rero nk'uko bisanzwe ni ngombwa ko nyine ikibazo nk'iki urumva abantu benshi bahahururiye bibaza bavuga nk'uko natwe duhari. Ngira ngo rero niyo mpamvu rero twagira ngo udukurikiye n'uri kutwumva tumusobanurire ibiri kuhabera. Ntago mu by'ukuri rero harimo ijambo rimwe ry'abarimo imbere banze gusohoka, hakaba n'ijambo ry'abari inyuma riri gusaba ko abarimo imbere basohoka. Birumvikana. Unatubwiye ko abari imbere muri ubwo buvumo batagezemo uyu munsi. Ukurikije amakuru wakuye muri abo bagiye bayaguha, bagezemo ryari? Bivugwa ko ejo hahise ahagana saa 9 z'amanywa ariho hinjiyemo abakobwa, abasore, abagabo, abamama n'ibikapu, buri muntu n'igikapu cye. Kandi bivugwa ko birashoboka ko yaba ari nka groupe mu gukeka, ariko koko nta muntu urababona 100%. Ngira ngo umubone uhagararanye ntawe ababonye. Kandi ngira ngo aha hantu ni ahantu hagoye n'ubu kugira ngo ufatishe, kugira ngo uhamagare umuntu. Ngira ngo abahageze murahazi n'abahari murahari, ariko kugira ngo ufatishe rezo za telefone ntibishoboka. Uri kubu buvumo urazamuka ukajya hejuru mu musozi ugakurura iminara aho ibasha kugera. Ngira ngo byanabaye ko kugira ngo tuvugane gutya byagoranye. Urabyibuka ko twagerageje inshuro zigera muri 3 byanga tutumvikana. Niyo mpamvu hanyuma rero ukomeza utubwire aho ngaho abari muri ubwo buvumo. Ese kuba banze gusohoka byaba ari ukwanga nyirizina cyangwa baba bahuye n'ikindi kibazo kirimo wenda muri ubwo buvumo? Urugero wenda kuba hari nk'amagaze baba bahuriyemo nayo, cyangwa se n'indi mpamvu. Nta kibazo kindi baba bagize? Nta kibazo kirimo koko. Abarimo baravuga, abarimo bari kumva, abarimo bazanye mikafone. Ngira ngo uvuze ari inyuma arabwira uw'imbere akumva. Ngira ngo uko byagenda kose natwe twizeye ko mu munota umwe n'uwundi isaha ku isaha twaza kubaha amashusho aba bantu basohotse mu buvumo bw'urusesamanza bari inyuma, koko ntabwo mpamye ko bagumamo. Martin, mwaramutse neza? Mwaramutse neza Pascal. Ndakeka turumvikana neza. Ndi kukumva neza, kandi n'Imana idufashe rwose habeho communication nziza.
hanyuma dufite amatsiko. Hanyuma ikindi aho ngaho bivugwa ko hagiye hagwa abantu, ese byaba ari ibyo nkawe Marita ukunze kuba uhari? Nibyo koko Kanyarira, ubundi Kanyarira uko iteye, uyu ni umusozi wa Kanyarira uri mu karere ka Ruhango, hakaba n'umusozi wa Kizabonwa uri mu karere ka Muhanga. None uyu musozi wa Kizabonwa niwo uriho ubuvumo navuga bugizwe n'izo ndake ebyiri cyangwa se imyobo ibiri myiza minini yagutse. Ubwo hajyaga hapfira abantu mu buryo butandukanye mu bihe bitandukanye, harimo nk'aburiraga urutare, noneho yageramo hejuru hakaba haba impamvu ko krize, isereri krize, kandi umuntu akaba yagurira amaze gatatu atarya yenda afite ibyo ari gusengera. Noneho rero yahubuka kwa rwa rutare akikubita hasi. Aya mabuye ni amabuye manini cyane, biba bimeze nko kurira kadasitara cyangwa kuba wakurira etaje nyine ukaza guhanuka uturutse hejuru. Urumva rero umuntu umaze gatatu atarya cyangwa kane, harimo n'abafataga iminsi 5, ntabwo wahubuka kwa aya mabuye niba wayabonye cyangwa se warayabonye ngo uvuge ngo uretse Yesu wenyine rwose ubuzima ni ngombwa ko buhasigara. Ngira ngo nanone rero hari umugezi ugabanya akarere ka Muhanga n'aka Ruhango, ari nabyo twavuga nyine hagati ya Kanyarira na Kizabonwa. Harimo abamanukaga bagasengera muri aya mazi. Uri kunyumva neza? Ndakumva neza Mateo. Sawa. Harimo abantu bamanukaga rero bagasengera muri aya mazi, ugasanga aya mazi nanone yagize ikibazo cy'uko harimo ukuntu amabuye yagiye yicukura, nk'umuntu akaba yajyamo nanone kubera impamvu zitandukanye, stress, ari gusengera mu mazi afite stress nyinshi. Ibyo ni ibivugwa n'ibikekwa. Ugasanga umuntu ari gusengera muri ayo mazi adaheruka kurya, ari kwisonzesha kumwe Yesu nawe yakoze iminsi 40. Yego. Yasengera muri ya mazi, amazi akaba yamukukumukana cyangwa akamutsindagira mu ibuye, kuvamo bikamunanira, bakawukumva rero inkuru ati umuntu arapfuza. Ngira ngo wenda utunyuriyemo abagiye bahagwa ibibazo bagiye bagira ibibazo bisanzwe, nta waba warahaguye wenda akahapfira bitewe n'imbaraga zindi zidasanzwe n'ibintu by'amayobera. Navuga ngo nta mbaraga z'amayobera zidasanzwe zigeze zihagaragara cyangwa ngo zihaboneke. Ntazo rwose, ahubwo nge icyo navuga nuko uhereye nka za 2008 uyu musozi wa Kanyarira ni umusozi muremure ufite n'ibirometero hagati ya 5 cyangwa birenga mu buhagarike, kandi uhagaze cyane nko kurira igiti. Ni umusozi wabaye mwiza, abantu ngira ngo badukurikiye cyangwa bari kutwumva wasengeweho monde wakinjiramo uzi urimo imbere afite iki. Ariko uko byaba kose ngira ngo baraza gusohoka, kuko inzego z'umutekano dufite byanga bikunda, kabone nubwo bakwanga gusohoka baraza gusohoka, baraza kwinjiramo babe babasohora. Ikindi kandi nkeka nuko abo ngabo bari mwaho ngaho nibamara kubona neza ko ari inzego z'umutekano z'u Rwanda nk'uko dusanzwe tuzizera, bashobora kwemera gusohoka. Nkeka ko bashobora kuba batarabona neza ko arizo. Oya, nkeka ko haba habayeho bya bindi yenda se kode mu misengere, kode mu kirokore. Ariko uko byagenda kose nk'uko bivuze n'inzara yagusohora. Uko byagenda kose nubwo byagenda uko, n'ubundi nta yandi mahitamo, ntabwo wagumamo kugeza upfuye. Birumvikana. Ntabwo rwose icyo cyashoboka, niyo mpamvu natwe twahagumye rero ngo dutegereze turebe. Uyu musozi wa Kanyarira mu busanzwe koko natwe mu bihe byiza twagiriyeyo ibihe byiza, duherebwayo amasezerano mu gihe kitari gitoya. Harimo abantu benshi bagiye bakurayo amasezerano y'abana, amasezerano y'amazu, amasezerano y'akazi, amasezerano y'imodoka. Wasangaga y'abahanuzi batandukanye rwose bakagufasha mu buryo bwo gusenga cyangwa mu buryo bw'impano z'Imana zitandukanye. Ngira ngo rero ni umusozi mwiza, wabaye mwiza cyane, abantu barawuhururira kugeza ubwo wajya gusanga nibura nko ku wa gatandatu hariyo abantu batari munsi y'igihumbi. Birumvikana, twagiye tubibona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Uretse n'ibyo kandi twagiye tubyumvana abatandukanye. Wihererane n'Imana, ugibwira umenye ko igihe turimo yenda se kigoye nyine kitari icya mbere. Birumvikana. Kuko buriya umuntu usenga, nk'umuntu usenga uri muri Ukraine aho bari kurasa cyangwa muri Gaza cyangwa muri Palestine, uriya mu misengere gitandukanye n'imisengere y'umuntu uri i Kigali.
birumvikana rwose. ubwo rero twabwira abanyarwanda tubabwira ko cyangwa se n'undi muntu uwo ari we wese, amasengesho ni meza, gusenga Imana ni byiza, no gusenga wisanzuye unidagaduye ni byiza, ariko niba hari inkomyi yagaragaye reka babanze bakureho inkomyi. Abantu muzongera musengere mu misozi cyangwa mu buvumo cyangwa mu butayu mwisanzuye, ariko buno harimo ako kabazo gasa n'akabayeho abantu bigengesere cyangwa byahurira n'ubwo buvumo. Ese ubundi ubwo buvumo bwatukuwe gute, bwabayeho gute, niba hari amakuru bifiteho Marite? ubu buvumo ngira ngo ni ibihangano by'Imana. Kera bavugaga ko habagamo impyisi zagiraga abo bantu baroshywe. Iyo ubajije abantu bakuze baho bakubwira ko ubuvumo buhari cyangwa se iyo ndake ni urutare rwicukuye. Mpamya ko nta tekinoloji y'ubu ntabwo yacukura umwobo mu rutare nta kindi igamije. Birumvikana. Njye mpamya ko rero byaba ari igihanga cyangwa se bimwe twakita bya kera, Imana irema ibintu ikabishyira muko, ni umwobo muremure cyane. Ubwo rero mpamya ko mu gihe cy'inyamaswa u Rwanda batararutura cyane habagamo inyamaswa, mu gihe cy'abantu inyamaswa zimwe zijya muri parike, ariko ubu koko amashyamba menshi ari hagati mu ngo nta nyamaswa tuzi zibamo. Abantu rero bawuvumbuye nk'umusozi wo gusenga, nta nubwo namenya ngo uwavumbuye Kanyarira n'uyu. Twe twahamenye tubona hasengerwa, tubona, ariko iyi myobo ni imyobo cyangwa se ni indake cyangwa se ni ubuvumo bwahanzwe n'Imana, n'ubwo abantu babibyajemo umusaruro. Mu bitabo bitagatifu tuzi Aburahamu ngo mu buvumo, ariko ntabwo tubona Yesu Kristo yasengeye i Getsemani. Ariko mu misengere ya Yesu ntabwo tubona ubuvumo yaba yarasengeyemo ko mute ngo bube ubuvumo ubu n'ubu, ahubwo twe tubona nyine asengera i Getsemani ngo abiri ibyuya by'amaraso apfukamye ku ibuye. Birumvikana. Ikindi kibazo rero dusoza ni ko iyi Kanyarira yari yarafunzwe, ariko mu bigaragara abantu bakaba bashobora guca muri humye mu nzego z'umutekano. Ubu ngubu byo byaba bisobanuye iki ko mbona ahangaha kuba abantu bahareka bigoranye? Kanyarira kuyirinda buriya iragoye, yo nakizabonwa. Yego nanone leta irabishoboye, ntabwo tuvuze ko nk'uko ubivuze ati ni irihumye. Ni umusozi munini cyane udashobora kuvuga ngo ndabona ingabo ziwuzengurutse. Nakizabonwa ni umusozi munini cyane kandi w'amashyamba. Bishoboka rero ko twe twibwiye yenda nibasohoka turafata umwanya w'amashusho cyangwa se w'ikiganiro nabo. Bishoboka rero ko habayeho ko banyura muri iryo rihumye. Sinzi uwo mugani mu kinyarwanda icyo irihumye icyo bisobanuye, ariko baziciye muri humye nyine. Nibyo turi kwibwira, nko ku mpamvu z'ibyifuzo bari bafite, ku mpamvu zo gusaba Imana kwabo. Baravuga bati ubu ni igihe cyo gusenga, reka yenda twigire mu buvumo. Ibyo ari byo byose bivugwa ko baba barinjiye mu ijoro ry'ejo bundi, nta nubwo baba baje uyu munsi twebwe twahageze. Kumva inzego z'umutekano zahageze ahashira saa 8 z'ijoro, twebwe tuhagera ahashira mu rukerera mu masaa 9 z'ijoro. Ni ukuvuga rero ubu tuvugana ni mu gitondo. Haracyari negosiyasiyo rero no gusaba ntawe uhungabanye. Urumva si byiza ko wahungabanya umuturage kandi ari we urinda, si byiza ko wamubabaza kandi ari we bagutumyeho. Birumvikana ibyo nta nubwo biri mu ndangagaciro z'inzego z'umutekano zacu hano mu Rwanda. Ngira ngo rero bari uburyo bwo kubayobora nk'uko umuntu ayobora intama, kandi byose bigakorwa mu mahoro. Ngira ngo niyo negosiyasiyo ihari, ariko mu busanzwe rero nk'uko warumbajije, ni umusozi bigoye kurinda. Ubwo rumva kandi ntabwo abarinda Kanyarira abahazi barinda inzira zijyayo. Inzira zizwi niho usanga bariyeri cyangwa sekirite. Mbere ho warahageraga bakakwaka irangamuntu, ugasiga umwirondoro, bakakureka ukinjira mu ishyamba ukajya gusenga. Hari abatanyuraho rero mu nzira nyabagendwa bakinyurira izo nakita panya. Noneho rero ngira ngo naba niho baba banyuze, kandi noneho aba bantu nyuraho hari igihe bakubwira bati mu buvumo ntihemewe, ntihagire ujya mu buvumo, urutare rutazamugwa hejuru, inkangu imvura itazaza ari nyinshi, inkuba zikagukubitiramo.
ubwo rero ugasanga ubundi mbere nuko bayoboraga abantu, habaga hari abantu bashinzwe kuyobora umunyarwanda, ndetse hakaba hari abandi bashinzwe kuba waba ukeneye amazi ukayagura, waba ukeneye akaji cyangwa n'icyo kurya icyo ari cyo cyose. Mbese wari umusozi usanga abantu banaruhukiraho, abandi bakawujya bagiye no gutembera, ibintu nk'ibyo bimeze neza. Ariko nk'uko nabikubwiye ngo buno hazi ikibazo cy'umutekano muke w'ibitero bitandukanye shuma by'inyeshyamba cyangwa se opozisiyo zirwanya igihugu, habayeho gukaza umutekano mu bice byose by'igihugu. Mpamya ko buno rero ubutayu ndetse ahantu hatandukanye mu byumba, hari itangazo rya RGB ryasohotse ribuza abantu gusengera hariho hose mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko ko bitemewe. ngira ngo rero n'aba ngaba habaho kuganirizwa, ariko turategereje tugize umugisha bagasohoka ikintu cyiza gukorwa rwose, amakuru 5 Pascal, nizeye ko twaza kubaha imvo n'imvano by'ibyakurikiye cyangwa cy'ibyakozwe. Yego, birumvikana, niyo mpamvu Martin aba ahatubereye kugira ngo akomeze kudukurikiranira. Martin, ngira ngo twagusezerera, ariko mbere yuko tugusezerera wagira wenda icyo waba wibagiwe kutubwira tukabona gusoza. Nta kintu kindi, ikintu nabasha kubwira badukurikiye cyangwa se uri kutwumva, uko twamubwira ngo wirinde amasengesho ariyo yose yakugonganisha n'inzego z'umutekano, wirinde amasengesho cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ugongana na leta. Abanyarwanda babyumve cyangwa se badukurikiye, ntabwo ari byiza ko kwiyahura, kuko Imana habaho igihe navuga kigoye nk'iki ngiki turimo. Iyo wamaze kumenya rero ko igihe kigoye, fata mu nzu yawe, ufata umwanya wo gusenga, fata mu rugo rwawe, mu cyumba, muri saro iwawe. Ni umusozi umaze gupfiraho abagera muri 3. Yego yego, kuva tuhamenye bavuga ko bahagiriye ibihe byiza. Ese muri abo 3 uvuze baba barashoboye kuba bahagwa, nta waba waraguye muri bwa buvumo? Harimo abagiye gusengera mu mazi, umwe yigeze agwa mu mazi bisanzwe, ajya mu mazi, amazi yakanyarira abayazi cyangwa se abahageze cyangwa se abari kutwumva. Hari umugezi uhurura usanzwe ariko ufite ibintu by'ibyobo. Harimo ahantu rero batubwiye abahegereye ko hari hatuye umuzungu, kandi kera ku gihe cy'abami batubwira yuko munsi y'aho hantu abantu bajyaga bahiyahurira cyangwa se bajyaga bahajugunya ba bantu bazira. Kera ngo hari byajyaga bibaho ngo umuntu bakajya kumuroha yacumuye cyangwa yakosheje. Aho hantu rero bivuga ko haba harimo n'imyuka mibi muri ayo mazi, bakavuga ko ariyo mpamvu haba harapfiriye umuntu wa mbere. Ndetse undi yaba yaranyereye ku rutare. Hano umuntu anyerera ku rutare, hari intare ndende, mvuze ni amabuye yenda, mvuze mu kinyarwanda cyumvikana. Hari amabuye manini ateye nk'amazu, nka kuri abafata inzu ya kadasitara cyangwa inzu ya etaje. Harimo rero aburira ayo mabuye bakajyamo hejuru, umuntu akaba yahubuka kuri rya buye. Urumva uhubutse hejuru ya etaje n'ubundi nta mahirwe uba ufite yo kubaho. Yego yego, birumvikana. Twagiye tunabona benshi, hari amashusho yagiye agaragara bari kuri ayo mabuye, bigaragara ko ari impungenge zikomeye cyane, ariko bitewe n'imyizerere, bitewe n'imyemerere, bitewe n'icyo baje gushaka, bakaba batacika intege, ndetse bakaba utanamubwira ngo reka kujya kuri urwo rutare ngo abyemere. Hanyuma uwo mugezi uri hasi ushobora kuba wararushwemo abantu mu myaka ya kera, nta hantu wese bitwararike bere kugongana n'inzego z'umutekano. Birumvikana. Martin ati mugerageze kwitonda, sinayikanyarira gusa, no mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu twagiye twumva abantu basengera ahantu habi bagashyira ubuzima bwabo mu kaga, bikarangira bamwe bahaguye, abandi bakahicirwa n'inzara, abandi bakahakomerekera. Ibyo byose nibyo leta yagiye ikomeza isaba abantu gusengera ahantu hatabateza ibibazo, hatabateza ibyago. Akaba ari nayo mpamvu nayikanyarira hagiye hafungwa, siho gusa n'ahandi hagiye hafungwa. Ngira ngo twagushimira Martin. Urakoze Pascal. Murakoze namwe, umunsi mwiza rwose.
yego ubwo rero gahunda zose nibajya gusohoka urafata amashusho wagerageza no kuganira na bamwe mu baraba bavuyemo n'ibigukundira ubwo ibindi naho mu yindi nkuru reka tunashimire n'abakurikiye Imbabazi TV 3 tubabwira ngo mukande subscribe mukore like mukore share mujye no muri comment muduhe ibitekerezo wowe waba warasengeye hariya ikanyarira ndetse n'ahandi hatandukanye uduhe ibitekerezo byawe Marite